Hello guys, uri kuri ino video mbanje kugushimira. Hari abantu benshi bibaza ngo uko wakora verify kuri Binance cyangwa uko wafungura Binance iri verify yakira amafaranga ikanohereza. Guys, icyo usabwa cyane cya mbere ni ukanda subscribe, like, share na comment. Niba hari n'ikindi kintu wifuza ko twazagukorera nacyo ukacyandika muri comment. Guys, rero icyo uri bwasabwe cyane cyane ni telefone yawe na internet, hanyuma ugakurikira ino video kuva ku ntangiriro paka kugeza igeze ku musozo. Guys, don't forget to subscribe, like, comment. Guys, nkuko mubizi rero, nkuko twabibonye, iyo amafaranga ageze kuri Binance, ahangaha kuri balance ya Binance ni nkaho aba yageze kuri mobile money. Uyu munsi rero ntago tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukura amafaranga kuri Binance ngo tuyashyire kuri mobile money, ahubwo tugiye kureba uburyo ushobora gufungura Binance account, ndetse iyo Binance account ikaba ifite verification, ikaba yamaze kuba verify, ukaba wemerewe kuba wakora ibintu byose, ndetse Binance ifite peer to peer ku buryo ushobora kwigurishiriza amafaranga yawe ako kanya akakugeraho kuri mobile money. Nk'uko uri kubibona hano, dufite peer to peer, ndetse currency yacu ni amanyarwanda, dushobora guhita twigurishiriza amafaranga akatugeraho muri mobile money. Ikaze nanone kuri Nelson Pro. Niba uri mushyashya, kora subscribe kuri YouTube ya Nelson Pro, itwereka uburyo ushobora gukora amafaranga online ndetse ukabasha kuyabikuza. Rero niba uri mushyashya, kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona buri video yose dushyizeho kuri iyi YouTube channel. Niba nawe dusanganywe, welcome back kandi thank you cyane ku byo tugezeho ndetse n'ibyo tuzageraho. Kora like, ukore share, ndetse ukande muri comment utubwire ikindi tuzagukorera ubutaha. Rero reka turebere hamwe uburyo tugiye gufungura Binance account tukabasha kujya tuyibikurizaho amafaranga tuzajya dukorera muri izi website cyangwa se application. Thank you. Gufungura account kuri Binance rero, uraza uhite ukanda kuri link nagusigiye muri description, urahita ugera kuri page imeze gutyo. Uraza ukanda hano kuri sign up. Ugikanda hano kuri sign up, nta kindi urahita ubona, urahita ugera hano wandikemo, urahita ugera ku iyi page imeze gutya. Ukigera hano rero urahita ukanda hano kuri sign up. Ugikanda hano kuri sign up, barahita bakubaza izina ryawe, enter name, urandikamo izina ryawe nyine. Reka nandikemo Nelson Pro. Nurangiza ahita ukanda hano kuri next, ahita ukanda kuri iri jambo next. Ugikanda hano kuri next rero, barahita bagusaba gushyiramo email yawe. Hano urashyiramo kashyiremo iyi ngiyi, shyiremo Nelson Pro 746, nindangiza mpite nkanda hano kuri next. Baransaba gukora verification ahangaha, bari kunsaba gukora verification ya car. Hari kare hose ndahavivura, nindangiza nkore hano kuri verification. Nkuko bibona verification yahise ikunda, biri guprocessinga. Nitugera hano duhita dushyiramo verify you email. Kuri email boherejeho code, bari kunsaba kuyishyiramo ahangaha. Kureba iyi verification code baba bakoreje kuri email rero, nta kindi urakora, uraza hano kuri Gmail ahangaha. Ugikanda hano kuri Gmail urahita uselegitinga email yawe. Uraza hano uselegitinga email yawe, Nelson Pro 744. Nk'uko uyibona batwerejeho email hano ngo tukore verify. Uraza hano rero ukopiye iyi code, nurangiza uhite uza
uyipestinge ahangaha, uraza uyipestinga hano, nurangiza uhita hano birahita byiverifyinga ubundi ukomeze. Baragusaba rero gucreatinga password irabigizwe na karagita 8 cyangwa se kugera ku 120 zo washaka, at least one number, harimo umubare, harimo na upper letter. Reka ducreating rero password, mbereke urugero wa creatingaho password. Ushobora gucreatinga wenda password ifitemo upper letter, tuvuge pro, pro, ushyireho arobase, ushyireho 431. Iyi ngiyi murabona ko yemewe, ubundi tukanda hano kuri next. Ugikanda hano baragusaba kuyisevinga, ariko njye ntabwo nshaka kuyisevinga kuko iyo password zisevinze muri phone hari igihe bakwiba. Rero urabona hano welcome to dashboard, urahita ukanda hano kuri next. Bari kukwakira nyine ko wakiriwe kuri Binance, urahita ukanda hano kuri next. Rero ikintu tugiye gukurikizaho ni iki, ugiye kuza ujya hano muri Play Store, to downloading application ya Binance, wandikemo Binance app. Nurangiza ngiyi ni iyi, nurangiza uyidownloading, urategereza igere muri phone, dore iri kwibara ahangaha. Urategereza rero Binance yawe igere ku 100 nk'uko uri kubibona ahangaha. Binance kimara kugera ku 100 irahita itangira yesitare muri application zawe, nk'uko uri kubibona iri kuba install. Nimara kuba install turahita twiyopeninga, ubundi dukoremo login y'iriya Binance yacu. Nitumara gukoramo login dukomeze na verification. Tugiye gukora verification ya Binance kugira ngo tubashe kwemererwa gukora peer to peer, tubashe kubikuza amafaranga tuzajya dukora muri platform atugeraho, niturangiza tuyagurishe tuyakire mu manyarwanda. Uraza rero ukanda hano kuri open. Ugikanda kuri open uraza ukanda hano kuri crypto. Ugikanda hano kuri crypto urahita ukanda hano kuri login. Ugikanda hano kuri login barakubaza email yawe aba ariyo wuzuzamo ahangaha. Uruzamo Nelson Pro nk'uko wayishyizemo hahandi uri gukora register, ubundi nurangiza ukande next. Ugikanda next hano barakubaza ya password twashyizemo password ariyo pro arobase 431. Niturangiza dukande next. Nk'uko ubibona baradusaba verification code bohereje kuri ya email yacu. Naberetse kuntu beba verification, no kuza hano kuri Gmail za hano kuri Gmail urayibona ngiyi email batwohereje, urayikandaho, nurangiza uyikopi, nurangiza kuyikopiya uraza ahangaha kuri Binance yawe, nurangiza uyipestingemo nk'uko uri kubibona irahita yiverifyinga ikomeze. Ukimara kuyinjizamo rero urabona ko twageze muri application yacu. Bari kudusaba kujya gukora verification, identity verification.
tugiye rero gukompuritinga KYC. Urahita ukanda hariya kuri complete verification, urakibibona, urabona ko bahita batugeza hano, turakompuritinga personal information, government ID, ndetse duhite dushyira hariya liveness check. Rero uraza byuzamo byose, hariya hejuru ho harahita hazamo u Rwanda. ubundi niturangiza urabona ko bari kutubwira ko verification tuyicompletinga account in 7 minutes. Rero gucompletinga ni gute? Nta kindi uri bukore, uraza ukanda hano kuri continue. Kimara gukanda hano kuri continue, turahita tugera kuri iyi page imeze gutya. Birarodinga akanya gatoya. Rero nimara kurodinga duhita tugera kuri page imeze gutya. Bari kugusaba you name, ni amazina yawe ari ku ndangamuntu. Urayuzamo hano amazina ahuye n'ari ku ndangamuntu neza. Rero urayuzamo hano, numara kuyuzamo uze ukande hano hasi kuri continue. Nugera hano urabona ko barakubaza nationality, uruzamo u Rwanda, uraza usacinga u Rwanda hano uhite urukandaho, nurangiza ukande continue. Ahangaha baraba kubaza birthday cyangwa se itariki y'amavuko iri ku ndangamuntu, nayo uraza uyuzuzamo neza. Numara kuyuzamo neza ukande hano hasi kuri continue. Noneho nurangiza hano barakubwira ati residential address. Hano nta kindi turuzamo Kigali Rwanda, uruzamo Kigali Rwanda. Numara kuzamo Kigali Rwanda, ubwo niba uri mu Burundi uruzamo rwanyu. Postal code turashyiramo 05, dukoresha 05. 5 yanditsemo neza. Nurangiza hasi ushyiremo city ni Kigali. Abari Bujumbura ashyiramo Bujumbura, abari Kampala barashyiramo Kampala. Aho uri urashyiramo nyine residential hari hasi. Nurangiza ukande continue. Aha rero iyo umaze kubyuzamo gutya urabona ko bitagoye. Barahita batubaza icyo turakoresha verification. Ushobora guhitamo ID cyangwa se passport. Twe turakoresha ID, murabona ko ariyo iri recommended mu Rwanda. Uraza ukanda hano kuri ID. Nurangiza gukanda kuri ID, ubundi duhite dukomeza ni verification. Aha rero baraba bakwereka uburyo ugiye gufotora ID yawe. Urayifotora imbere, nurangiza wongere uyifotore inyuma. Nurangiza ubundi uploadingemo amafoto. Rero urakanda hano urahitamo kuri take picture cyangwa se upload. Niba uyafite afotoye urakanda ku ka kabiri, niba uyafite utafite ufite irangamuntu urakanda kwa mbere. Urambika irangamuntu yawe hasi. Nurangiza ubundi wemerere iyi application kugera kuri kamera yawe. Nurangiza kugera kuri kamera yawe utangire ufotore ID yawe. Nk'uko ubibona urakira ID yawe ahantu heza, uyifotore neza inguni zose zigaragara. Nabaye nyinshi ariko iriya ni ID nashyizeho kugira ngo noneho numara kuyifotora neza urakanda continue. Numara kugafotora neza guys, uracunga ko nta mirasire iri kuzamo. Uyifotore neza witonze kugira ngo iyi foto ize kuzamo neza. Numara kuyifotora rero neza uraza ufotore n'inyuma yaho neza. Urafotora n'inyuma y'indangamuntu yayo neza. Ubundi nurangiza birahita birodinga. Ubwo tugiye gushyiramo isura. Nk'uko ubibona bakimara kuyiprocesinga document approved, batwemere ko document zamaze kwemerwa. Rero nta kindi turakora, turahita dukanda hari hasi tujye kuri continue kugira ngo turangize verification. Ugikanda rero hano hasi kuri continue birarodinga akanya gato, badusabe gushyiramo selfie y'isura. Selfie y'isura ugomba gushyira kamera imbere yawe neza ahantu hari urumuri, kandi akaba ari wowe, nta ngofero, nta mask, nta kindi kintu, nta marinete ari mu isura. Ubundi warangiza ugakanda kuri continue. Nukanda kuri continue
urahita utangira ushyiremo isura yawe. Nk'uko uri kubibona rero, uraza ushyire isura yawe hano, barajya bakwerekera hariya hasi uko ubikora. Ibyo urajya ubona kwa kariya kantu aba ari byo ujya ukora, uhumbye wongere ubumbure umunwa ubumbe. Hariya rero baraba bari kukuverifayinga, uhite ukanda close. Urabona ko verification complete successfully, urabona ko complete ya verification yabaye complete. Nta kindi hano, ubu verification yabaye complete. Ugomba gutegereza akanya gato kugira ngo urebe ko yabaye complete neza. Rero nk'uko ubibona ngewe ko verification yanjye yamaze kuba complete. Nk'uko ubibona am verified kuri Binance. Rero urahita uhindura uvuye muri right ujye muri pro. Urabona ko nashyizeho n'utuce tw'amadolari, namise ntubikurizo ngo ndebe ko bikora. Urajya hano kuri wallet, byashoboka ko wajya no kuyabikuza kuri P2P, ubundi ukabasha kuyakira kuri mobile money yawe. Aha ama wallet yose tuba tuvuga ama USDT, TRX cyangwa se ama Litecoin, ama wallet yose wayabonamo muri iyi Binance wamaze kuyigira verified. Rero Binance yacu tukaba turayirangije. Iyi ni P2P, urabona ko wakoreza n'amafaranga yawe kuri mobile money yawe unyuze kuri P2P y'iyi Binance. Rero Binance yawe ni uburyo ushobora kuyifunguramo. Thank you. Rero niba uri mushyashya kora subscribe, ariko icyambere na mbere jya muri description ya video iyo ari yo yose ujoininge iyi community, ubundi ubashe kubona amakuru yose atageze hano kuri YouTube. Ikindi tugiye gufatanya. Murakoze, ciao ciao.